Twongeye kubasuhuza rero bakunzi ba Setura Janvier TV none kuwa tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu 2025 twagarutse nanone mu mudugudu wa Rusenge akagari ni akakivugiza ni murenge wa Nyange tuje kongera gusuhuza cyangwa se kureba umukecuru Nyirambonera Felicita ndetse na Nyiramajyambere Esther umukobwa we n'abantu rero twabagejejeho ikiganiro mu minsi yashize ubwo ku itariki ya 23 twaranga none tugaragaza akarengane ka Nyirambonera Felicita aho yavugaga ko urwego rw'umuvunyi rwamuhaye uburenganzira bwo guhabwa ibye ariko akarere ka Musanze kakaba kari karanangiye karanze kubitanga cyangwa se karanze kumuha ubutabera ariko ejo bundi tukimara gukora icyo kiganiro kuri 23 z'ukwa gatanu 2025 ku itariki ya 27 ubuyobozi bw'akarere bwerekejwe n'ubuyobozi bw'umurenge ndetse na MASH baje muri iki kibazo bakemura ikibazo cya Nyirambonera bityo ahabwa imitungo ye nk'uko urukiko rwabigennye ni ukuvuga iya mirimo itatu bavugaga Nyirambonera yagizeho uruhare baragabana abonaho uruhare rwe ndetse n'ishyamba ryarigaruriwe n'abapfa kwita Andrea yahabwa uyu mukecuru ni ibintu byakozwe ku manywa ya ruhanga tweze tuhari mu mirima abaturage bose babireba kandi banarasinya ariko uyu munsi rero kituzinduye niki nta kindi bakunzi bacu rero imbere yacu murabonaho umukecuru Nyirambonera Esther ndetse n'umukobwa Nyiramajyambere Nyirambonera Felicita mu mbabarire ndetse n'umukobwa Nyiramajyambere Esther bagiye kutubwira uburyo bishimye bakemura guhabwa ubutabera turabanza tuvugane n'uyu mukecuru Nyirambonera Felicita mukecuru mwaramutse kandi mwaramutse neza yego twaje twagusuye deruka hano kuri 24 z'ukwa gatanu 2025 utubwira akababaro ufite yuko ari amasambu yawe watsindiye ariko bakaba barayakwambuye cyangwa se baranze kuyaguha bigera naho umuvunyi yizira agira no masambu yawe ategeka akarere ngo kaguhesha ibyawe ariko karanangira cyangwa se bizamo imbogamizi ariko aho itangazamakuru twagurukiye nka Setura Janvier TV ikibazo cyawe cyarakemutse ndabeshya cyangwa byarabaye bampaye igitari canje yego cyari kimbabaje nabura uruko ariko ntiyashimye Paul Kagame yuko igitari canje nakibonye uretse igitari nta bindi baguhaye bindi bampaye ntaho byashimishije neza ariko nanyuzwe nabyo ni ukuvuga ngo noneho ugiye kongera gufata isuku kubite hasi nuko n'abandi bahinga nawe ugiye kongera guhinga nahinga bitewe ariko ntaho yemeye umugabo n'ubundi ko yahoza nsambaguza n'ubundi anaca ari kuvuga ngo igitari bampaye n'ubundi ngo ari kukiregera ngo igitari nice ngo nibakimuze kandi yarasinye anyuzwe ariko yaranze ubwo nandi mayeri yashatse kwiga kubera n'ubundi amayeri ageraga abo bitwa ngo ni ba Nyirasenge bamuhaye imirima ahubwo we yabonaga agashushanya ati nimvuga uyu nguyu avuga uyu nguyu akavuga n'uriya ati ni yabo ariko kugira ngo urwo ruhare ruzaburwe ntabwo bari banahari rwose ni umuntu wapfuye gufoza ifuro ntabwo bari bahari ngo avuge ngo mpawe hanga ngo mpawe ngaho niwe wabyikorera ku giti cye kandi agahindukira ati nguze nabo arama yari gushiraho rero uzi kugira ngo ugabe bw'umurima udahari kandi kongera ukagurisha udahari ibyo si amayeri si nuko bimeze rero nuko bimeze rwose nta kundi kandi iyo sambu yanje mana avuga ngo ni imirima ya sekuru ntabwo ari imirima ya sekuru rwose iyo mirima nayihawe umugabo wanje yayihawe na nyirarume akimara guhamba nyina umugabo ntabwo yagwajije nyina n'umugore we ninje warwanye n'umugabo wanje turwaza umukecuru imyaka 20 hari yayirangije abaturage kiri gutuma bankurikirana nico bazi nico barebaga nanje cyatumye banga kumva uruhande ubwo none umugabo akoresha igitugu araza imirima arayitwara noneho igisekuru cabo ntabwo kiri hariya rwose nica abanyirarume baje guhamba mushiki wabo ari wowe barasigiye iyo mirima baja mu Buganda noneho iyo mirima niyo yitangwa ni ya sekuru kwiya sekuru hariya kuriboneye nta sekuru kiri hariya ariko bavuga ngo ni bya sekuru twarabyumvise nanjye nari mpari ubuyobozi bumubwira buti
uko urukiko rwagennye ibintu ni gutya, iryo shamba ntihongere kurivuga, nta ruhare rifiteho. Kandi no mu kurangiza uru rubanza ubuyobozi bwabimubujije, bwamubwiye ko atagomba kugira ikintu azongera gukora kuri iryo shamba, ntakongere no kuryiyitirira ko atari irye. Reka noneho tukubwire, nari mfite n'impapuro, intambara y'abacengezi niyo yanyambitse niyo yanyambitse guca inyambika ubusa, injanira umugabo, injanira abahungu 5 n'abakwe 3. ubwo noneho impapuro twari dufite wa mubyeyi yaraduhaye, ahasigaye zahiriye mu mazu, ko amazu bagiye batwika. Bagiye batwika impapuro. Nari mfite impapuro rwose zihagije, kuko ari nyari muwe wazihaye umugabo wawe. Ntuhangayike kuko ubuyobozi bwakemuye ikibazo uko urukiko rwabigennye, kandi nanjye nari mpari. Ndetse n'uyu munsi kuba tunagarutse hano, hari ibimenyetso dufite hano turi buze kugaragariza abakunzi ba Setora Janvier TV kuri kamera zabo, kugira ngo babone aho kuri. Kandi ikiza nuko byose wabihawe n'ubuyobozi, kandi ukabihebwa mu maso ya rubanda bose babireba. Ahubwo tubwire, urashimira gute nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame? Ndamushima. Naha nicaye, iyi nzu yanje utubati uruba rwaraguye, amabati gake twari twarafanye mu bisagara, uruba ruragatanyaguza, nta nice gitumye ntagira n'icikoni. ubwo hasigaye ndamushima yuko ampesheje utubati. ubwo rero imbaraga nagize nkeya zo kugira ngo nanjye nyikurikirane ndazibura nyine, zo kugira ngo mvume inzu. buri imbaraga mburaho nakura nk'agafaranga ngo nkoreshe nshake nk'abakozi bangire bati. ubwo nkaba nibereye aho guco. kubwo guhabwa ishamba ryawe rero n'imirima yawe, nabwo urashima Perezida washizeho ziriya nzego zabikoresheje. nabwo ndashima, ndamushimye cyane. azahora ku ngoma ye kuzahanguka. ndamushimye cyane, muhaye n'amashi n'impundu. Ariko nazo n'impundu nshimye Paul Kagame azahore ku mukati, azahore ku ngoma rwose. azahore ku ngoma. Reka rero na Nyiramajyambere ni umukobwa wawe, nawe yagerageje kwirukanka muri izi manza, yewe ngira ngo nawe bigeze ubu ngubu nawe yaramaze kunanirwa. Ahubwo reka nawe abitwibwirire uburyo nawe ku mutima yishimye cyangwa se uko ameze nyuma y'uko asiragiye, ariko akabona umusaruro. Nyiramajyambere, waramutseho nawe? Waramutseho neza. Yego, nawe tubwire ibineza neza cyangwa se imva mutima zawe nyuma yo guhabwa uburenganzira cyangwa kubona ubutabera wahirimbaniye. Ndashima Perezida nyakubahwa Paul Kagame, mwishimira yuko imvuga ariyo ngiro, umuturage ahore kwisonga. Nyakubahwa Paul Kagame adahari, ni benshi bari gupfa barindagiye, kubera yuko intambara y'abacengezi yadusize iheru. Impapuro twadufite zigahera mu nzu, abantu bagapfa bagashira. Nyuma y'ibyo uko inkiko twaje mu manza, kubera ko nta mpapuro kwako twasizwe iheru n'intambara, bakavuga ngo turatsinzwe, kandi abaturage babizi ntibabiteho. Kubera yuko ibyemezo by'inkiko byafashwe, tunyuzwe n'icyo cyemezo. Icyemezo cy'uko batugabanyije, nubwo bapfa kwita babibonesheje n'igitugu. Tunyuzwe nabyo, niyo mpamvu tugushima Paul Kagame ukemura ibibazo by'abaturage afatanyije n'izindi nzego. Yafatanyije n'urwego rw'umuvunyi, ndarushima cyane kuko rwumva ishaka rwakurikiranye akarengane ka Nyirambonera, akaba abashije kubona igitari cye n'ubusa atari yarahawe akaba yabuhawe. Ndabashima cyane byimazeyo, Imana ibongere ibahe umugisha, bazahore ku ngoma. Ngashima n'inzego z'umurenge zemeye guhaguruka zikaza mu iki kibazo nyuma y'uko umuvunyi bigaragaje. Ngashima byimazeyo abanyamakuru baje kumfasha mu iki kibazo mu mwanya kare kansiragizaga, kuko ko kari kambwiye ngo nimbanze mbandikire ibaruwa ngo kugira abansubize. Nibaza ukuntu nabandikira kandi umuvunyi yarabandikiye. Bambwiye ngo mbandikire, rero nifashishije itangazamakuru, abanyamakuru bakoze byari bikwiriye. Ndabashimye cyane, Imana ibahe umugisha. Mukomeza akazi gasagambe. Noneho rero nabonye n'abaturage bari benshi
bavuga bati Nyirambonera yararenganye nari imibereye nari impari. Yewe hari n'umubyeyi wigaraguye mu Rwondo hariya ejo bundi babaha ibintu byanyu. Abaturage bo bavugisha ukuri wabavuga iki n'amajambo. Nabo ndabashima cyane kuko ntibaduhora inyuma. Aho tujana nabo ndabashima cyane umutima wo gushyira hamwe bakavugisha ukuri bazawuhorane kandi bazawukomeze barwanye cyane igisa nacyo. Be kurebera umuntu ukorerwa amakosa ahubwo baje bihutira kubafasha kugira aya amakosa akorwa akurweho. Hari amakuru dufite rero avuga ngo bapfa kwita ngo ntiyanyuzwe ngo ari gushaka kongera kujya kuregerera ishyamba. Ayo makuru niyo ubwo bakemuraga ikibazo turi mu gisagara yatashe avuga yuko araja kuregera ishyamba. Ubwo bari bambwiye ngo mfate icyangombwa cy'ubutaka kuko bapfa kwita afite ibyangombwa natwe tukagira ibindi, bari batubwiye ko duhura ku murenge tugatanga icyo cyangombwa bakareba amakosa arimo bakabikosora. Nagiyeyo ngezeyo ndicara dutegereje Randi, hari ikibazo abanje kuja gukemura bapfa kwitaraza arahansanga ntigeragana kwa Randi, kandi Randi yarahari arakomeza mu nzu atanga impapuro avuga yuko bamusubiza igitari cye, bamu icyo gitari. Rero kuja kurega aracyakomeje ntabwo yigeze anyurwa. Kandi uhereye mu imanza zose zabaye nta rukiko n'uru rwigeze utesha agaciro ibyangombwa by'ubutaka. Icyo nifuza nuko abatesha agaciro ibyangombwa by'ubutaka RIB ifatanyije na nyakubahwa n'urwego rw'umuvunyi bakurikirana batesha agaciro ibyangombwa by'ubutaka kandi nta rukiko rwabitesha agaciro. Uravuga ibyangombwa by'ubutaka bya Nyirambonera hanyuma uramugoboka mu kindi cyangombwa se? Nuvanga ibyangombwa bya Nyambonera byateshejwe agaciro. Uramugoba mu icyangombwa. Bamuha ibindi byangombwa. Nta rubanza rwabayeho. Nta rubanza rwigeze rutesha agaciro ibyangombwa by'ubutaka. None icyo cyangombwa yagihawe ate? Ni cya gituga akoresha. Kuko ari kuburana na Nyirakiza Vestina mu kwa mbere. Umucamanza wari uri guca urubanza yaramubwiye ati nubwo izi manza uri kuvuga ngo waratsinze izi ntari imanza kuko muri kopi nta mirimo irimo handitse ngo ni imirimo 3 imirimo yo mu kirere ibaho. Niyo mpamvu umucamanza amubwiye ati wowe ugomba gutangira kuja mu bunzi yari maguteri amugira inama. Aramubwira ati ntiwemera no kwandikwa ari cyangombwa na kimwe. Arongera aramubwira ati kandi izi manza duca imanza nk'abana b'abantu. Hari umucamanza uca imanza areba mu mitima. Ubu ko muri hano hari uwigiza nkana kandi arabizi. Izi manza nuhera hasi uzatsindwa zariha guhera igihe imanza zahereye kugeza ubu kasiragiza abandi. Aramubwira ati reka da ntonariho. Aramubwira ati rero Nyirakiza Vestina uramura kukura musiragiza kandi ubizi. Ubwahakana ko atagenze ute atariha. Umucamanza amugiye inama yo gutangira kugenza ute kurega mu bunzi kuko ziramanza zabaye mu mpapuro nta namwe bagaragaje ngo umurimo bavuze imirimo 3 yo kugabanwa ariko nta numwe ugaragaramo. Bese ubwo ni imirimo yo mu kirere igaragara muri kopi kandi kugabanya imirimo ziri mu kirere ntibishoboka. Yego birumvikana. None se kuba kuregana uburenganzira bwe ubwo ro nawe ibimenyetso nawe uzabigaragaza nawe azabigaragaza. Ahubwo twebwe kimbere kuri izi kamera za Setura Janvier TV tugiye gusoma inyandiko dufite ahangaha zigaragaza ko uyu mukecuru ari we baruje buriya butaka mbere. Ese abo baruza bapfa kwita yabagashye. Yarari muri iki gihugu. Yabaga hano. None kuki atabihakanye cyangwa se ngo biregere icyo gihe? Nta nubwo yashirije itambamira. Ikirego yatangiye kubona 2008 yaravuye mu bunzi. Ibarura ryabaye 2011. Mukecuru abaruza ntiyashisha itambamira. Iyaba yari mukuri yari gushisha itambamira. Nuvuga ngo imitungo yaburanaga ntabwo ari yo usibye igitugu yakoresheje. Na nyuma yaho mukecuru yafatiye ibyafashe ibyangombwa by'ubutaka. Ntiyigeze amagarika kubifata. Baje kurangiza urubanza. We warangirishije ntiyigeze asaba nyina umwesha ngiko ntiyigeze asaba Nyambonera ibyangombwa by'ubutaka ngabimuhe. Ntabwo yigeze abisaba kuko arazi ko ari amakosa bari gukora. Yego. Kuko atabaye amakosa ntitwaye twitabye ku rukiko. Nagira ngo rero natwe tugaragara imbere ya kamera kugira ngo tuze kubereka izi nyandiko. Nkuko nababwiraga rero hano muramona n'umwe twagarutse kwa wa mukecuru Nyirambonera Felicita ndetse n'umukobwa we Nyiramajyambere Esther
urabona ko nanone bicaye hano imbere yacu, imbere ya kamera za Setura Janvier TV. Twagira rero ngo tubereke ko ibyo twababwiye cyangwa se ibyo twakoze tuba twahigereye kandi tuba tugendera ku kuri. Uru rubanza Nyirambonera avuga ndetse n'abapfa kwita rwerekeranye n'ishyamba, habaruje uwitwa Nyirambonera Felicita. Yabaruje ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 2011, ubwo babaruzaga ubutaka nyine ariyo ryashamba bapfa kwita ayiyitirira. Nyirambonera yarabaruje, amaze kubaruza ahabwa ndetse n'icyangombwa cy'ubutaka. Ibi mubona bindi ni kitansi y'amafaranga 1000 yahawe akimara kubaruza, ndetse ahabwa n'icyangombwa cy'ubutaka. Ubwo byasohokaga ni Nyirambonera Felicita niwe yahawe icyangombwa cy'ubutaka bw'iri shamba rivugwa, ishyamba bakunda kuvuga ko cyangwa se uwita bapfa kwita yiyitirira ngo nirye. Yabaruje nkuko nabivuze ku itariki ya 21 z'ukwa 4 2011. Hanyuma amakuru dufite ngo nuko uyu bapfa kwita nawe yaba afite icyangombwa cy'ubutaka cyatanzwe muri 2024. Ukibazo uti icyo cyangombwa yagikuye? Ukibazo uti ese yagihawe batesheje agaciro icya Nyirambonera gute? Ni uruhe rukiko rwatesheje agaciro cyangombwa cy'ubutaka cya Nyirambonera? Twagira ngo rero inzego z'ubutabera, inzego za RIB zakurikirana bapfa kwita akagaragaza icyo cyangombwa cy'ubutaka aho yagikuye ndetse n'uwakimuhaye, cyangwa se akagaragaza icyemezo cy'urukiko rwaciye urubanza rugatesha agaciro icyemezo cya Nyirambonera cy'ubutaka. Ikindi dufite ahangaha nuko uyu bapfa kwita mu manza zose baburana hari aho yandikiye ibaruwa ngiyi muyirebe neza, niba ngombwa turaza kuyifotora namwe muzayisomere cyangwa se nyisome. Bapfa kwita ari ku itariki ya 21 z'ukwa 8 2017 yandikira perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza avuga ati, impamvu yari yavuze ati ngo nukure ku rubanza RC 0090 2017 TB Muhoza. Yagize ati, bwana perezida, mbandikiye ngira ngo mbagezeho icyifuzo cyo kureka urubanza nimero RC 00090 agakwego 2017 agakwego TB agakwego M. Muri make yakomeje agira ati, muri make nari nareze Nyirambonera Felicita unkorera imitation. Ubwo butaka yari yaribarujeho igihe twaburanaga bubaruwe kuri UPI zikurikira: imwe ni 2985, 1993, 3001, 3339, 3338, 3390, 3389 n'1990. Ubu rero tuvuga kuri iri shamba ubaruye kuri 3339. Aha rero uyu bapfa kwita yandikaga avuga ko aretse ikirego cy'urubanza, ibyo yaregaga ari ibingibi nyine harimo n'iri shamba. Nyuma yo kurega rero urubanza ngo nasanze muri iyo mirima yose yanditsweho 3 gusa, aravuga Nyirambonera. Niyo mpamvu ndetse urubanza uko namureze kunkorera habitation y'ubutaka bwose butanyanditseho. Tubashimiye uburyo mwakiriye icyifuzo cyacu. Ni urupapuro rwanditswe na bapfa kwita Andrea, niwe wabwiyandikiye yandikira perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza. Uretse n'ibyo hari n'urubanza icyemezo cy'urubanza nimero RC 0090 agakwego 2017 agakwego TB agakwego Muhoza cyafatiwe mu nama ntegura rubanza. Ntabwo ndibuze kubisoma byose, ahubwo ndabasomera icyemezo cy'urukiko. Icyemezo cy'urukiko kigira giti: dushingiye ku ngingo ya 23 agace ka 2 cy'itegeko nimero 21 2012 yo ku ya 14 z'ukwa 6 2012 n'ingingo ya 10 y'amabwiriza nimero 002 2015 yo ku ya 18 z'ukwa 5 2015 ya perezida w'urukiko rw'ikirenga agenga imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Twemeje ko bapfa kwita Andrea yemereye mu nama ntegura rubanza ko aretse urubanza kandi akaba yemeye kwishyura igihombo. Ntabwo ari igihombo, mubare ni igihembo cy'avoka uhagarariye avoka wari uhagarariye Nyirambonera Felicita, igihembo gihwanye n'ibihumbi 400. Dutegetse ko bapfa kwita Andrea kubahiriza ibyo yemereye mu nama ntegura rubanza. Dutegetse ko iki cyemezo gihita cyubahirizwa, nuko icyemezo gifashwe ku munsi, ukwezi n'umwaka byavuzwe haruguru. Iki ni icyemezo cyafashwe mu nama ntegura rubanza. Uretse n'ibyo dufite n'urubanza cyangwa icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Muhoza
cyagaragazaga uburyo cyafashe icyemezo mu rukiko aho kigira giti urukiko rwemeje ko ikirego cya Bapfakwita Andrea nta shingiro gifite mu ngingo zacyo zose. Rutegetse ko ingwate y'amagarama Bapfakwita Andrea yatanze arega ihwanye n'ibyakozwe muri uru rubanza. Rukijijwe gutyo kandi rusomewe mu ruhame none ku ya 17 z'ukwa karindwi 2017. Ngayo nguko ibi bintu byose ni ibintu bigaragara. Uretse gusiragiza uyu mubyeyi Nyirabodera mu manza, uyu Bapfakwita ibyinshi yarabyiyemereye kandi yarabyanditse. Gusa twe twazinduwe no kuza kongera kureba umukecuru Nyirambonera ndetse n'umukobwa we Nyiramajyambere Esther kugira ngo bashimire inzego z'ubuyobozi, bashimire inzego z'ubutabera, bashimire urwego rw'umuvunyi kubera ko babonye ubutabera. Twasoreza ahangaha tukazagaruka ubutaha ibindi tuzamenya mu manza za Nyirambonera na Bapfakwita tuzazibabwira. Mukecuru Nyirambonera Felicita na Nyiramajyambere, katubashimire, murakoze cyane kandi murakomeza gushimira inzego z'ubutabera. Turashimye cyane, murakoze cyane. Turashimye n'ukuri turashimye. Ngayo nguko rero bakunze bacu rero nadusoreje iki kiganiro twagiranaga n'aba babyeyi, ariko tuzongera ubutaha niyagira andi makuru tubona ku bibazo bya Nyirambonera nayo tuzabagezaho. Bye bye rero, mukore subscribe, share, like na comment kuko nizo dukeneye cyane, ko nicyo izo comment nizo zitugaragariza ko muba mwadukurikiye kandi ko tuba twahabagereye.